niba uri umukobwa niba uri umugore umuntu wese ufite igitsina gore ibi bintu ukwiye kubimenya. Niba utari ubizi ugomba kubimenya. Hari ibintu byinshi bitari ukuri ujya wumva bivuga ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ibyerekeye igitsina cy'umugore cyangwa se umukobwa. Niba ujya ukunda gukurikira imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri Twitter, uzi umugore witwa Dr. Jen Gunter. Uyu nguyu ni umuganga w'inzobere mu by'indwara zibasira abagore muri Amerika no muri Canada, ndetse akaba afite ubunararibonye burenga imyaka 25. Uyu mugore twamwita nk'impirimbanyi ikomeye cyane y'uburenganzira bw'abagore, bamwe bakaba bamwita umuganga wo kuri Twitter. Ikintu nshaka kubabwira uyu munsi rero cyagaragajwe n'uyu mugore. Hashize imyaka mike cyane uyu mugore atangiye kurwana urugamba rutoroshye cyane, aho yahagurukiye kurwanya umwe mu mico ikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa, n'umuco rero wo gushyira utubuye bita JX mu gitsina. Utu tubuye rero bikaba bivugwa ko tugira akamaro kanini ku gitsina cy'umugore n'imikorere yacyo mu gihe umugore yadushyizemo. Uyu mugore rero mu kurwanya ibyo byose yanditse igitabo. Ni igitabo kinini cyane yise The Vaginal Bible. Kikaba kiri mu bitabo byaguzwe cyane ndetse bikiri no kugurwa cyane no muri iyi minsi mu bihugu bitandukanye. Kikaba kirimo rero ibintu umuntu ashobora gukora cyangwa se n'inama agira abantu batandukanye, n'ibindi byose bishobora gufasha abagore kwita ku buzima bwabo. Mbese iki gitabo nyine ni nko kubyumva ni Bibiliya y'imyanya y'ibanga y'umugore. Ni The Vaginal Bible. Ni igitabo kigaruka ku buzima bw'igitsina gore, ku muntu wese ufite igitsina cy'umugore agomba kumenya. Muri iki gitabo cyavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko hano ndashaka kukubwira ibintu 5 by'ingenzi biri muri iki gitabo The Vaginal Bible cya Jen Gunter ugomba kumenya, kugira ngo niba uri umugore usobanukirwe neza ibyerekeranye n'imyanya yawe y'ibanga. Muri iki gitabo The Vaginal Bible, Jen Gunter yagerageje gusobanura uburyo ugomba gusobanukirwa imikorere y'igitsina cyawe uhereye inyuma. Inyuma no kuvuga hariya tubona. Igitsina cy'umugore rero ntago ari hari inyuma, ahubwo ni imbere muri cyo. Ni umutsi uremye nk'umuyoboro uhuzanya ababyeyi ndetse n'igice cyo hanze. Muri iki gitabo asobanura ko kino gice dukunze kubona inyuma, iki gice tubona hanze, igice gikora ku myenda yawe, ari uruhu rw'inyuma. Gunter muri iki gitabo The Vaginal Bible avuga ko ari ingenzi cyane kumenya no gukoresha amazina nyayo, ntihakoreshwa amazina yo kwitirira igice runaka. Ahangaha bisobanura avuga ko mu gihe udashobora kuvuga igitsina gore mu izina ryacyo, biba ari nkaho ibyo bintu bikojeje isoni cyangwa se ari bibi. Avuga ko ijambo pidenda rikoreshwa n'abaganga bashaka kuvuga igice cy'inyuma cy'igitsina cy'umugore, rikomoka ku ijambo pidet ry'ikilatini risobanuye igiteye isoni. Gunter rero atekereza ko gukoresha amagambo nk'aya bitesha agaciro umubiri w'umugore, ariko kandi bikanabagiraho ingaruka kubera ko abenshi batabasha gusobanura neza mu magambo nyayo ikibazo bafite ngo bavurwe uko bikwiye, kuko usanga biguteye isoni gusobanura ngo ndwaye aha, bitewe n'uko igitsina cy'umugore cyahawe amazina akojeje isoni. Ikindi kintu avuga muri iki gitabo cye, ikintu cya kabiri umugore wese agomba kumenya ku byerekeranye n'imyanya myibarukiro cyangwa se n'igitsina cye, igitsina gore buriya kiriyoza ubwacyo. Muri iki gitabo The Vaginal Bible, Gunter avuga ko mu myaka irenga 10 ishize yagiye abona abagore bazana indi mico igiye itandukanye, benshi bagenda bemera ko bakeneye gukoresha imiti inyuranye kugira ngo bahumuze igitsina cyabo. Ahangaha avuga ko muri Amerika ya ruguru hejuru ya 57% by'abagore bagiye bakoresha iyo miti mu gitsina cyabo. Benshi rero bagenda bavuga ko bagiye babishishikarizwa nabo bahuza ibitsina, ariko Gunter akavuga ko nta mpamvu n'imwe yo gushyira icyo ari cyo cyose mu gitsina ngo uri kucyoza cyangwa se uri kugikorera isuku. Aho avuga ko urungura ari urugingo rw'isukura ubwarwo. Ahanga muri iki gitabo rero abuza cyane cyane abakoresha ibikoresho bita douches boza imbere mu gitsina, aho agenda avuga ati ni igitsina ntabwo ari igikombe, biriya bikoresho ni nk'itabi mu gitsina cyawe. Amazi nayo ubwayo ashobora kwangiza gahunda karemano yo kwisukura, bikaba byagutera indwara zirimo na za infection mu myanya yawe y'ibanga cyangwa se mu gitsina. Hari imihango igikorwa ibyo bita ngo nukotesha igitsina cyangwa se steaming, n'ibindi bamwe muri iki gihe bakunze gukora cyangwa se batekereza gukora. Ibi ngibi bavuga ko ari bibi cyane kubera ko bishobora no kugutwika. Igice cy'inyuma rero cy'igitsina cy'umugore asobanura ko cyo gishobora gusukurwa igihe biri ngombwa, nk'uko n'umubiri usukurwa n'amazi n'isabune.
Muri iki gitabo kandi avuga ko mu gihe cyo gucura imbyaro, mu gihe imisemburo ituma umuntu yumagara akumva atamerewe neza, ngo ni byiza gukoresha ibintu nka coconut cyangwa se amavuta ya olive mu kwisukura. Avuga ko rero uturemangingo two mu gitsina gore ngo twihindura buri masaha 96, guhinduka kwihuse kukaba rero kurusha ku bindi bice byose by'uruhu, bityo rero gukira bikaba byihuta. Bivuze ngo nta kintu na kimwe ugomba gushyira mu gitsina cyawe mo imbere ngo uri kwakorera isuku, ngo uri koza cyangwa se urashaka ko hagira impumuro nziza. Aho ushobora gusukura ni kino gitsina cy'inyuma nyine, aricyo yavuze ko ari nk'uruhu rutwikiriye igitsina nyirizina cy'umugore. Aho ngaho niho ushobora kuba wasukura ukoresheje amazi n'isabune, nk'uko n'ubundi n'umubiri wawe woga n'amazi n'isabune, ariko mo imbere ukahareka kubera ko hikorera isuku. Nta bintu ukeneye gucengezamo ngo hahumuze n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugomba kureka igitsina cyawe cyo mo imbere kikikorera isuku, hanyuma nawe ugakora isuku y'inyuma kandi witonze. Igitsina gore rero muri rusange kigira za bagiteri nziza zigifasha kugumana ubuzima bwiza. Izo mikrobe ntoya cyane ngo ni nk'ubusitani burimo za bagiteri, zikaba rero zifasha mu kurinda ubuzima bw'igitsina, nk'uko Jen Gunter abivuga muri iki gitabo cye. Aha rero asobanura ko buri mugore wese agomba kumenya ko burya igitsina cye ari nk'ubusitani bwiza cyane. Utwo dukoko rero twa bagiteri dukora ibintu bituma mu gitsina habamo aside. Izi aside zikaba zihagarika izindi bagiteri mbi kugira ngo nyine ntizizabashe kuhagera ngo zinjire mu gitsina cyawe, ndetse bigatuma hahorana ububobere. Niyo mpamvu rero gushyira mu gitsina ibirwanya zino bagiteri ari bibi cyane. Ni byiza ko haguma uburinganire muri ziriya bagiteri kugira ngo hagume bwa bubobere butuma hari aside zihagarika bagiteri mbi zishobora kwinjira mu myanya yawe y'ibanga, zikaba zakwangiza za bagiteri nziza zimeze nk'ubusitani bwiza butuma umubiri wawe ukora neza cyangwa se igitsina cyawe gikora neza. Mu bindi bintu uyu mugore yashyize muri iki gitabo, yavuze ko hari impamvu ufite ubwo bwoya aho ngaho ku gitsina cyawe. Gunter yabonye kandi ko abagore benshi muri iki gihe ngo bakunze kwikiza cyangwa se kogosha ubu bwoya buza ku myanya y'ibanga, mu kinyarwanda bita ngo nisya. Ibi rero ngo ni ukwima aho kuba udukoko dutoya cyane dukunze kuzibamo no kuzororokeramo, bigashyira mu kaga ubuzima bw'igitsina. Iyo utu dukoko tutabonye aho kuba naho kororokera, uba ushyize mu kaga igitsina cyawe. Aha ngaha yaravuze ngo iyo uzogoshe uba uteza ibibazo uruhu, ariyo mpamvu tujya tubona abantu bitemye, abantu barwaye ku ruhu, abagize za infection kubera kuzogosha. Ntabwo avuga rero ko abantu bakwiye kuzireka zikaba ibihuru burundu, ahubwo muri iki gitabo avuga ko kuzogosha umuntu agomba kwirinda kwitema, akirinda no kugera neza aho zimerera. Ni ukuvuga ngo ugomba kogosha ariko ntuzimareho neza. Hejuru y'ibi rero Gunter abwira abantu guhitamo, ariko bakaba bahisemo bafite amakuru ahagije. Ntago buriya bwoya Imana yabushyize ngo bumere hariya kubera ko ari umwanda, no. Yavuze ko rero ubu bwoya bufite akamaro cyane kubera ko ni nk'umupaka umubiri washyize hariya wo kurinda uruhu rw'igitsina cyawe ngo rutangirika. Zishobora kandi kuba zigira umumaro mu byiyumviro by'imibonano kubera ko buri rumwe muri zo ruteye ku karemangingo kagize igitsina. Niyo mpamvu rero kuzogosha bisa nkaho hari ukuntu bibabazamo, niba mujya munabyumva. Ikindi kintu rero yavuze umugore wese agomba kumenya ni ukumenya ko gusaza bigira ingaruka ku gitsina cyawe. Nyuma y'imyaka umuntu amara mu mihango yenda no kubyara, udusabo tw'intangangore turekeraho gukora, amagi n'imihango bigahagarara. Imisemburo rero yatumaga umugore aba mu burumbuke iragabanuka bikomeye. Imisemburo yitwa oestrogen by'umwihariko iragenda ikagabanyuka cyane. Ibi rero bigira ingaruka ku gitsina gore n'umubiri wacyo w'inyuma. Ibi byombi rero byahoraga bibobereye kubera imikorere y'umubiri, bishobora guhita bitangira kumagara cyangwa se bikanumagara burundu. Ibi rero bigatera uburibwe mu gihe cy'imibonano kubera ko nta bubobere umugore aba agifite. Ibi kandi rero bitera agahinda abagore. Jen Gunter avuga ko abaganga bashobora kubafasha, hari n'abandi babishobora bifashishije imiti itera ububobere. Aha ngaha avuga ko yumva ibingibi abagore bakwiye kubimenya, nta mpamvu yo kubabara. Hari ibivugwa bidashingiye ku bushakashatsi ko gukora imibonano mpuzabitsina cyane bituma ibintu bikomeza kugenda neza, ariko imibonano myinshi ishobora gutera infection ku gitsina aho kugira ngo igukemurire ikibazo wari ufite.
Ni byiza rero ko abagore bose basobanukirwa ko ibi bintu bisanzwe kandi bibaho, kuko ugenda ukura imisemburo iragabanyuka, ububobere bukagabanyuka, ndetse ugatangira no kugira umunabi cyangwa se ugatangira no kugira agahinda. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Niba rero ugeze muri icyo gihe ukaba ukeneye kongera kumva bwa bubobere, ni byiza kugana abaganga bakagufasha, kuko hari abaganga batanga imiti ituma hagaruka ububobere. Nibyo ngibyo nababwira mwasanga muri Vaginal Bible, ni igitabo cya Jane Gunter. Ubwo niba ushaka kugisoma wagishaka kuri internet ukaba wanakigura, ubundi ukajya ugisoma cyose. Ni byinshi cyane yavuze, ni igitabo kinini cyane, nawe wagenda ukagisoma. Ariko ibyo ngibyo niba uri umugore ufite igitsina gore ugomba kubimenya. Waba uri umukobwa, waba uri umugore, ufite uburenganzira bwo kumenya uko imyanya yawe y'ibanga ikora cyangwa se uko igitsina cyawe gikora, kugira ngo usobanukirwe kurushaho.